yabyemera bisa nk'ibyanasubije n'inyuma n'ibyo byose izo wari we wabyemera byasubije n'ibintu inyuma byose we arakubwira ati ngenda baha document yanjye hanyuma se ko nta handi nawe bizo ku ya apply mbonye akazi ngenda bite mbonye akazi nk'ibujumbura ko aryo bamuha nk'ibiraka bya byo gutoza national yari munsi y'imyaka 17 na Vitaru yari itoje kirekire kandi nanga lisansi yanjye kandi nakabona aho yicaye ama equipe muri kafu oya ibyo ngibyo ushobanga ikipe nizasohoka nta kibazo ariko ikipe se ko ishobora gushaka amakuru mwakinye mu mikino ya Confederation Cup n'undi muntu ashobora guca ku ruhande akabwira iyo kipe ati nyamara nk'uko iyi kipe ifite abakeba gutya yego cyangwa umuntu akajya mu ishyamba izo details sizo zikora akantu ni ukwitohamagara muri ekipe ya adversaire iyo ngiyo bakinnye ikipe ibakuyemo wenda mugeze nko mu matsinda muze kureba muri list harimo Haruna Feruzi kandi Haruna Feruzi ari Burundi ahubwo ama ekipe yacu yose ajya nabyitondera mbere yo kuba batangira na zino kampanye kuko umuke bahita gutanga bajye bakora isuku mu nzu yabo kubwo yaba ari APR yaba ari ekipe ya Rayon Sport kuko akenshi tuno tudetaye dukunda guteza ibibazo kuko nka la season nko muri championnat twabonye ikibazo cy'abakinnyi b'abanyamahanga Karenze duha igitekerezo aravuga ati Serofiti nawe ko yasinye mu kwezi kwa mbere yahemberwaga he umuntu yemerewe gusinya akabanza agasoza kandi kazi aho yari amasezerano itariki yo gusinya niyo gutangira akazi ziba zitandukanye muri contrat ibyo ndabyumva uyu mutoza wasinye iyo bamuhaye contrat mu kwezi kwa mbere afami ya Lotfi icyo tuvuga we afite uburenganzira ashobora guhinduka ko umuntu n'umuntu ashobora guhinduka kuba ati ngiye ariko mfite contrat yo guhera mu kwezi kwa mbere ubundi tureke nibi nubwo dushobora kuvuga ngo yatangiye mu kwezi kwa kabiri ubundi tureke nibi sibyo kuko uyu afami ya Lotfi wenda aramutse agiye ashobora no kujya gupropose ikintu kikaba yenda cyaba ikibazo ariko nanone muri kuko yaba ari imbanziriza amasezerano icyo mvuga hanga kinakomeye Rayon Sport ibyo yakora byose binyure mu mucyo no mu buryo bw'amategeko si ibintu birize nk'ibyo ngibyo genda kuko nk'icyo kintu sibyo nka famize sa uzi ariko abantu byakunda byasaba ko uyu mutoza ahantu yari nta kazi yari afite oya ariko ushobora gusinya contrat ukavuga ko akazi kazatangira mu gihe runaka byakunda njyewe aho umva nkubwire aho ngaho njyewe aho ngaho Samu reka aho kana kumve neza no vuga ngo abaye nawe yarasinye mu kwezi kwa mbere ariko azatangira akazi mu kwezi kwa karindwi itegeko rya kafu rya mugonga itegeko rya kafu ryemerera umuntu wari warasinye amasezerano muri ekipe wari usanzwe akora muri ekipe tuvuga wari usanzwe uri umutoza wungirije muri ekipe ufite lisansi B ntabwo bashaka ikipe izakwirukana ngo nuko urumva Cedro ngo nukubera ikibazo cy'ibyangombwa uwo nguwo werekanye contrat ivuga ko wasinye mu kwezi kwa mbere ko uzatangira gukora mu kwezi kwa karindwi n'urugero kafu yabibona ko utaruri muri ekipe aho ugiye kujya muri ekipe mu kwezi kwa karindwi yego ibintu bifite logique yumvikana ngiye cyo mvuga hanga bivuze ngo icyo gihe uwo mukozi byabigaragara ko akazi kazatangira mu kwa karindwi nubwo yari yarasinyiye ikipe reka tuve nk'imbanziriza amasezerano cyane niyo ari amasezerano yo guhera mu kwezi kwa mbere ibyo numva byo bishobora kuzana ishobora no kuba agreement imico agreement hagati y'impande zombi wenda bitari kuri sinyatire gusa ariko ngiye cyo mvuga bitari kuri sinyatire aho bitari kuri sinyatire ntacyo byamara kuko iri tegeko riri gusapotinga umuntu wari uri muri ekipe akora ngewe icyo mvuga kiri simple kishoboka kiri practical gishobora kuba cyakorwaho bikanakunda ni ibintu biri ize Rayon Sport nivugurure amasezerano ifitanye na Famia coach Foma Mukura sibyo bamwemerere ibyamworohereza gukora akazi ke ubwo ndavuga mu mushahara noneho bavuge bati sasa wowe haya shaka staff technique yagirite yagufasha nkuko ubyifuza sibyo wowe wihembera abakozi ni nkuko bagira muri sezo hagati akavuga ati nyuma yo kuba wenda nagira umutoza w'abazamu nkaba nagira umutoza unyungirije yaba ari Haruna cyangwa se yaba ari mugenzi wanjye nkwe muri Tunisia reka nshyiremo byibuze n'umutoza wa Rutahizamu icyo kintu yagitekereza muri mid season yego muri mita kuko wenda ekipe
itari buhite umuhereza akazi Yego. ahubwo we nk'umutoza uri professionnel wowe yakwemererwa kwangaja umukozi kuko ubusanzwe aba ni aba managers tujya twumva hagati muri saison equipe izana umutherapist tukumva equipe izanye set piece coach tukumva equipe izanye physical training coach tukumva n'umukinnyi ku giti cye azanye umu physical trainer abo bose aba ari abantu kamweze nka scenario nko muri equipe ya FC Barcelona harimo ikibazo umutoza w'abazamu ari under contract ya Ter Stegen urumva icyo kintu yego bakavuga bati si umutoza w'abazamu ko afite contract ya Ter Stegen akagira n'iya Barca mu gihe equipe ikomeza guforosa Ter Stegen gusohoka uyu mutoza w'abazamu we bizagenda bite icyo gihe umuzamu cyangwa se umutoza w'abazamu ahitamo uruhande rumwe nicyo ndi kuvuga umutoza yagira staff tekinike ahemba icyo ni kimwe ariko akayihemba bivuye mu mafaranga ye ubwo nibwo buryo bworoshye Cedro vuga uti afami yahembwa 2 sibyo icyo kijye ku ruhande ariko afami ku bijyanye n'ubwumvikana n'ubuyobozi yemerewe kuba yatunga staff tekinike nk'uko n'ubundi yari yarabapropoje iki amazina runaka sasa umuntu bakorana ariko kugiye equipe nayo yuzuza inshingano zayo bicarane n'umutoza bavuga batese muri zino option dufite z'abatoza bungirije bafite ibyangombwa yego turemeranya kurinde turajyana kurinde ya kintu nensistaho hano muri ibi byose kuri Sport unizeye ko bagomba kugenda mu mujyi w'amategeko kuko nibajya baza nyine bizigaragaza bizanabateza ikibazo njye mva ikintu ngiye shyigikiye wenda narajya no mu mategeko n'amakontra n'ibiki ku kintu cy'abatoza bungirije amaklebe yacu agomba kwiga no kumva abatoza icyo cyo kuko nkubwiza ukuri at the end of it all nyuma ya fazare umutoza niwe uzasaba iki umusaruro wamwemerere ibijyanye na staff tekinike umusaruro nuba nyene mubwire uti tugira dute tutandukanye hari umuvandimwe witwa Manzi Yves ati ibaze Reyo bayihannye kubera umutoza wungirije yabonye nyamara Reyo yabonye tike y'amatsinda n'uyu mugabo